subscribe. ALL-MINIG update. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukurikiranye channel yacu ALL-MINIG update. Ubu turakora subscribe ubu wayikora. Rero ikintu kitojya muri iyi video tuje kuvuga kuri mining ya Cake kuwa abantu mwakoze mining ya Cake kuwa ukaba warakoze withdraw zikaba ziri muri Metamask, bamwe mwanakoze delegate. Rero hari update yabonetse nshya usabwa kwihutira gukora. Ndabibabwira hari abantu bazaza nyuma ibintu byarangiye bagatangira kwibaza ngo ibi byabaye gari ngibiki nibiki kandi nyamara amakuru aba yaratanzwe kare. Aya makuru murareba ni announcement hashije iminota 30 isohotse. Iyi announcement murareba ko tuba dukurikirana amakuru hakiri kare kugira ngo abagireho hakiri kare. Rero ku munsi w'ejo wabanje tariki 7 I think yego tariki 7 bari basohoye irindi tangazo hano. Reka tubaryo duheraho mbere na mbere dusobanura ibintu. Iri tangazo gerekanaga ko hari abantu babonye mumurikire neza, hari abantu bakoze mining ya Cake kuwa bafite Cake kuwa na nyinshi cyane. Rero ngo bagiye muri platform yabo cyangwa muri Metamask basanga izo Cake kuwa zabo nizikirimo barazibye. Rero nyine bagerageza kwandikira support ya Cake kuwa nayo mu kureba mu kugenzura neza igenzo isanga barabahakinze. Mbega iyi contract address twakoreshaga cyangwa se bari baduhaye ya indi yari muri app barayihakinze. Abantu bazi cyane by'ikoranabuhanga bituma bagenda biba abantu byari buzana gutungure nawe cyangwa se ngiyewe runaka twisanze muri abo bantu natwe utakiri kubona izo Cake kuwa zawe. Rero bikimara kumera gutyo ejo basohoye itangazo byihutirwa bavuga yuko bagiye guhindura smart contract guhera ku itariki 16. Smart contract ya Cake kuwa will be replaced to new nkuko bari babitangaje ejo. Rero baravuze bati ibintu byose bigomba guhinduka, ariko bavuga yuko ni ukuvuga ngo izo twamayininze Cake kuwa we mayiningiye nta kintu kizahindukwaho, sibyo? Cake kuwa ubwa wari sivinze mu gukora delegate cyangwa se NFT uzazigumana nta kibazo, cyangwa se izo waba waragize gute waba waraguze zose nabyo ziriho ngibi barabyerekana. Ubwo rero nkuko muri kubibona muri iyi video baba barabisobanuye bavuga yuko bagiye kuzana indi new smart contract kugira ngo ejo tutazumva ngo runaka bamuhakinze cyangwa se runaka yabuze Cake kuwa ze biturutse kuri version yashaje cyangwa se version yamaze guhakingwa. Rero bidatinze bukeye bwaho bahise basohora iyo smart contract nshya. Ndakeka mwese muri kuyibona mo hano ngiyi hano muri kuyibona neza cyane, a new smart contract. Iyi smart contract rero wowe wakoze mining icyo usabwa ni ukugira ngo uze kugenda uyadingemo. Ni ukuvuga ngo hano bari kubivuga ngo the old delegating version will continue to working until the distribution of new token. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere icyo ugomba gukora mbere yo kugira ngo ujye kubikora menya ko ni umara kwadingamo iyi version nshya. Nyumve neza, iyi version nshya numara kuyadingamo nago bikuyeho ko yayindi ishaje ubwo yamaze guta agaciro. Iyi nshyashya ishaje izata agaciro hagati ya tariki 16 nkuko muri kuzibona hano, hagati ya 16 n'itariki 20 nibwo bazabyikorera bo automatique. Bavuga bati izo wari ufite muri smart contract ishaje reka tuzikore move, tuzimure tuzishyire muri smart contract nshya. Bugabo nibo bazabyikorera, ariko wowe ukaba wamaze kuyadingamo kugira ngo babibone, kuko nubundi Metamask igira address imwe ibisa. Ni ukuvuga ngo bagomba guhita bakora icyo bita transfer nuguzi korera distribution to new token to new version. Ubwo rero aka kantu ukumve neza, ni ukuvuga ngo bari kuvuga ko old token will be removed after 20. Ni ukuvuga ngo iyi smart contract ishaje yandi dusanga ngo yandi twakoresheje tubihuza baragaragaza yuko izavamo hagati ku itariki 20. Nyuma y'itariki 20 nibwo izahita ivamo. Rero tudatinze muri video icyo tuzanye muri video reka mbafasha kugira ngo urebe uburyo wadingamo iyi token cyangwa se iyi smart contract nshya. Icyo kintu tuzanye muri iyi video
rero nkuko muri kuyibona hano mbere na mbere icyo tugiye gukora turayikopiya, murayibona hano turayikorera copy, ndakeka muri kuyibona turayikorera copy, ubundi twigire muri Metamask zacu. Yes, dufungure Metamask. Nkuko muri kubibona ngewe nari namaze kuyijyamo, ariko nawe nicyo kituzanye kugira ngo mwereke uburyo wadingamo iyi token. Murareba mbere na mbere ugomba kumakinga sure ko uri muri chain ya kowa. Ahangaha igihe ubona utari mu chain ya kowa, menya ngo hari abantu twabihinduye dushyiramo za avive na bya arbitrum. Icyo usabwa mbere na mbere banza ukande hano uhindure ushyire kuri chain ya kowa kugira ngo umakinge sure ko ibigiye gukora ari byo. Numara kuhakanda barakwereka kowa yawe nk'ibisanzwe, bakwereke na keke kowa za zindi twabikurijeho, ari nayo ya smart contract ishaje yamaze kwibwa. Rero ngiye nkuko muribona hajeho indi nshya, keke kowa nshya. Iyi ngiyi niyo token nshya nyine nge namaze kuyadingamo, ariko ngiye wenda kwereka uburyo ki wowe wakadingamo nawe mu yawe bigakunda. Icyo usabwa rero urakanda iri jambo import token, ndakeka mwese muri kuribona neza cyane. Hano urarikandaho import, then ahangaha hejuru urashyiramo ya address, make sure ko wayikopiye ya yindi twakuye muri smart contract, then uhituza hano hari token symbol urandikamo keke kowa, cake. Ni wakandika keke kutya gusa birahagije, cyangwa keke kowa decimal 18 yiba yijyanyemo, then ukande import. Ndakeka mwese muri kubibona. Numara gukanda import irahita izamo neza cyane, imeze nkuko ureba nanjye hano bimeze. Urareba hariho keke kowa ya mbere iriho na keke zanjye ya yindi ya kera, iya kabiri rero yiyongeraho niyo new version. Nkuko nabibatangarije mu itangazo hano baragaragaza yuko nyuma ya mbere cyangwa se iyi dusanganywe twese turi kuyibona neza cyane, iyi smart contract dusanganywe twese baravuga yuko izata agaciro guhera ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 kugera ku itariki 20 nibwo izata agaciro, kuko wowe wakoze delegate urakomeza uyikore uzikuzi zawe, nawe ushaka kohereza wakohereza nta kibazo. Ariko igihe nikigera bo bazaziyimurira itariki hagati ya tariki 16 na tariki 20, uzajya kubona ubone iyi keke kowa ya mbere zavuyemo zimutse zaje kuri iyi ya kabiri, nibo bazabyikorera automatic. Kandi niyo habaho amahirwe yo kugira ngo twe tubyikorere, icyo gihe cyazagera tukabibafashamo nta kibazo iyo update ibaye ibonetse. Rero ubwo ngubwo icyo usabwa adingamo iyi token ya keke kowa nshyashya cyangwa se niyo version, kugira ngo uze kubasha kubona ibishyashya nkuko nabandi babibonye. Kora subscribe niba utarayikora. Ubwo rero nta kindi twabatangariza usibye aya makuru. Icyo ukora ni ugukomeza gukurikirana amakuru yose unyuze kuri iyi YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE, ubundi ukadingamo iyi contract address nshyashya. Kora subscribe niba utarayikora. Nawe ukeneye kujya muri groupe nyandikira kuri WhatsApp, nambura yibona muri description, umushyire muri groupe ALL-MINIG-UPDATE, aho uzagahabwa amakuru agezweho mu kanya gato. Ndabashimiye cyane rero, njye wabavugishaga ni Samsoni, mukomeze mugire ibihe byiza.